Yesu ashimwe bene data, nongeye kandi kubakira mu izina rya Yesu. Nitwa Nzaramba JeanPaul ni Yataye Nyarugenge. Nongeye kandi kubaha ikaze rwose mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa gatatu. Dukomeje kwiga ku itorero rya Kristo Yesu. Dusenga Imana hanyuma kugira ngo tuyisabe Imana ibane natwe tuganira kandi bane n'abakomeza gutega amatwi ubu butumwa bwiza. Imana ndagushimiye mu izina rya Yesu. Ngushimiye kuri umwungeri wacu. Ngushimiye kuri Imana idukunda, ngushimiye ko ukomeje kubana natwe iyi minsi kandi uzakomeza no kubana natwe. Turi imbere yawe turimo turiga ijambo ryawe, umbashishe nk'umukozi wawe kugira ngo mpinduke umugende, kugira ngo imitima yose iri imbere yawe, bene data bose n'abashiki bacu barimo kumva ubutumwa bwiza bafashwe n'ijambo ryawe. Urakoze rero ko ukomeza kubana natwe no kutugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Dusoma urwa kabiri rw'Abakorinto 11 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 12. Urwa kabiri rw'Abakorinto, dusoma ijambo ry'Imana. Urwa kabiri Paul yandikiye Abakorinto, dusoma ijambo ry'Imana. Urwa kabiri rw'Abakorinto 11 tugeze kuri 2. Haravuze ngo icyaba mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyaboneka munyihanganire. 2. Kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Imana ishimwe cyane. Nkuko rero twagiye tubibona mu minsi itambutse yindi, twasomye ari amagambo ari mu rwa mbere rwa Petero, murabyibuka ibice 2 guhera ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10. Nkuko twabibonye, itorero n'abantu bacunguwe na Yesu, batoranwa mu bandi mwisi, hanyuma batuzwa ukwabo kuko n'ubwoko buturu kwabwo, hanyuma bahagarariye Imana hano mwisi, bashinzwe guhesha Imana icyubahiro n'ibindi twavuze ku munsi wa mbere. Ni icyo twagiye tuvuga. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga nanone kwa kabiri, twavuze ibintu 7 bitwereka uko itorero rya Kristo rimeze. Twavuze ko ari ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami, bya bindi twavuze n'ubundi ku munsi wa kabiri byanditse muri Petero. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga itorero ko rimeze nk'umugeni wa Kristo, risa n'umugeni wa Kristo nk'uko tubisomye. Murabona ko Paul abwiye ngo nabakwereye umugabo kugira ngo mumere nk'umwari, niko avuze, kugira ngo nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashingire mumeze nk'umwari utunganye. Bivuga iki? Bivuga ngo mubashingire nk'umwari utunganye. Bivuga iki? Kugira ngo adushingire kuri Kristo, cyangwa se Kristo atubera umukwe, twege tuba abageni. Niko itorero risa. Itorero mu isi riri mu buzima bumeze nk'ubw'umugeni wakowe. Yego, mu bisanzwe no mu Kinyarwanda murabizi, umukobwa aba umugeni kuko umusore yamaze kumukwa, bivuga yamaze gutanga inkwano. Harabakwinka, harabatanga amafaranga mu cyimbo cy'inka. Natwe rero twarakowe na Kristo. We rero ntiyatanze ayo mafaranga, ahubwo yatanze ikiruta amafaranga Abanyarwanda bakoresha, cyangwa se n'indi mico wenda mu bihugu ibyo bakoresha wenda ntabwo mbizi, ariko twebwe Kristo yatanze ibiruta ibyo abantu bose bashobora gutanga. Twebwe yatanze ubugingo bwe. Niko muri Yesaya 53:12 handitse ngo yasutse ubugingo bwe. Ni ubusobanuro ngo nibwo yatanze, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, ngo akabaranwa n'abagome. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ubu rero nge nawe turi umugeni wa Yesu. Ku bantu bose bamaze gukizwa, bakiriye Yesu umwami n'umukiza, ubu tuvugana turi abageni ba Yesu. Ubu twe tuvugana nge nawe, abantu bose bakijijwe, turi abageni ba Kristo, kubera ko twakowe na Kristo. Ariko inkwano n'amaraso, ngo yasutse ubugingo bwe, we yatanze, yamenye amaraso ye kugira ngo natwe tube itorero rye. Yatanze yamenye amaraso. Biruva ko ibyo yakoresheje adukwa biruta ibyo abantu basanzwe bajya bakoresha bakwa. Iyo rero umuntu yabaye umugeni haba hasigaye ubukwe. Ubu rero turi mu myiteguro, kuko iyo umuntu yamaze gusabwa yakowe
nta kindi ajya mu myiteguro y'ubukwe. Umugeni uko yitegura rero uko abaho, umwami Yesu ashimwe, uko rero yitegura. Ndashaka kubabwira ibintu nka bitatu gusa, hanyuma tukahita dufata umwanya tukaza gusenga. Ikintu cya mbere umuntu wakowe, ikintu cya mbere ahora atekereza ku itariki y'ubukwe. Nubwo wamutungura, nta mugeni wakwibagirwa itariki y'ubukwe, kandi ahora yitekerezaho, kandi si uzabona iyo tariki igeze, kuko haba harimo n'icyo bita urukumbuzi. Ngewe nakoze ubukwe ndabyumva n'uwo nashatse, ibyo niko byari bimeze. Umuntu wese abatekereza kuri iyo tariki, mu myiteguro yose no muri shuguri zose abarimo n'imihangayiko yose ashakisha amajyambere. Nta kindi abatekereza ngo kuri iriya tariki nzaseruka gute. Urukumbuzi rero ni rwo rumutera kutita ku bindi byose byamurangaza. Nta kintu na kimwe cyamurangaza, ntacyo kinaha, nta kindi, kubera ko ikintu abatumbiriye abari muri gahunda. Nta musore waza kumubwira ngo bimeze gutya kandi yarakowe, nta kindi. Nta waza kumubwira ngo tubigenze gutya, ntabwo yabikora, keretse umusazi. Ariko ibyo ntiyabikora, keretse cyangwa se wavuye muri gahunda, ntabwo byakunda. Ariko bishatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ko nta kindi abatekereza, nta kindi abarangamiye. Ntiyarangara rero, nta bintu by'inaha. Yewe reka mbabwire ngo n'izi nyigisho zihari z'uyu munsi zereka abagenzi ubutunzi bw'inaha, kubigira si bibi, ariko nabyo ntibyamurangaza. Kuko ntiwahora umubwira ngo uratabawe, uzibera ino, bimeze gutya. Ibyo arabyumva, kandi abigize si na bibi, kandi abarokore beza baranabigira, ntacyo bitwaye. Kandi n'abadakishijwe nabyo barabitunga. Ariko nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ikintu aba yitayeho, aba yumva neza, ni itariki y'ubukwe, ni umunsi w'ubukwe. Ariko twebwe abageni ba Kristo, Yesu yarabivuze, twebwe ntabwo iyo tariki tuyizi, ntituzi ukwezi, ntituzi n'umwaka. Ariko icyo tuzi ni uko ibyo bintu bizaba. Imana rero nigufashe, kandi Imana nikugirire neza. Twebwe icyo tuzi kandi twumva ko kizaba ku mugeni wa Kristo, nuko yadukoye, nuko turi mu myiteguro, kandi yaratubwiye ngo twitegure. Siko yavuze se muri Yohana 14 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2, yaravuze ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana, nanjye munyizere. Mu rugo kwa Data hari amazu menshi, iyaba atarahari mbibabwiye. Aravuga ngo rero ngiye kubategurira kugira ngo aho nzaba ari namwe muzagira gute, muzaba. Aho uratekereza kuri iyo tariki. Reka mubwire, niba warakijijwe, ibi bintu ukajya uhora ubyibagirwa yuko Yesu azagaruka kugutwara, ari wo munsi w'ubukwe, azahagarara mu bicu, hanyuma abanyetorero bazamuke bamusanganire mu bicu. Ibyo rero abantu bakijijwe ntibajye babyirengagiza, bahora babizirikana. Icya kabiri, umugeni ahora yitwarara isuku mu buzima bwe bwa buri munsi, ahora yitwararika isuku. Nuza gusoma ibyahishwe 19 umurongo, ibyahishwe ibice 19 umurongo wa 4 kugeza kwa 8, hari amagambo avuga ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umva, uwo mwambaro w'igitare mwiza ni imirimo yo gukiranuka yabera. Ibi bivuze iki? Bivuze ko nta na rimwe muzabona umugeni yambara ikanzu y'ubukwe ari uko umukwe hageze, reka da, ahubwo asangwa yayambaye yiteguye. Umukwe aza umugeni yayambaye deja, abayifite. Natwebwe rero nta kindi Yesu yadukoreye igihe aducungura, igihe adukwa, yatwambitse umwenda. Mwibuke nimusoma agatabo k'umugenzi muzabyibuka mu kintu Kristo yakorewe cyambere. Yambuwe imyambaro y'ubushwambagara yambaraga kera, ngo yambika undi mwambaro. Ngo numwenda w'igitare mwiza, niyo mirimo yo gukiranuka. Uko tugenda dukiranuka ni imirimo ya kera twakoraga, ariko umugeni wa Kristo, abantu bari mu itorero rya Kristo, imirimo myiza ngo niwo mwambaro wera w'igitare.
iyi mirimo myiza, kuvuga neza, gukora neza, kubaho neza, kwambara neza, kubana n'abantu amahoro, gutegura ubwo buzima, iyo niyo suku y'umugeni tuvuga. Iyo niyo suku. Mu Kinyarwanda ahora yitwararika, ubona nyine akeye kubera ko n'ubundi yarakowe, ubona agaragara neza mu bantu kubera ko yakowe, niko abagaragara mu bantu. Ubona nyine yifata neza kubera ko yakowe, ari muri gahunda y'ubukwe, ari muri gahunda yo gutegura ubukwe, ubona nyine yiteguye nk'umugeni. Twebwe rero mu mwuka, abantu bari mu itorero rya Kristo, ntabwo turimo turavuga imyenda yo mu masoko, siyo ndimo ndababwira, ahubwo imirimo myiza yo gukiranuka niyo abantu bari mu itorero rya Kristo bahora bakora. Iyo bari mu kazi barakiranuka, iyo bari ku mashuri, iyo bari mu rugo, ahantu hose bahora biyejesha buri munsi. Ngo uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Imana nigufashe kandi Imana nikugirire neza. Arindi iyo myambaro ye itajyaho ibizinga, yirinda akanwa ke katavuga ibyo gukiranirwa, n'imirimo ye itajya mu byo gukiranirwa. Niko mu Befeso handika 5:27 ngo azaryishyira rifite ubwiza n'itorero rye, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Ahora akiranuka. Icyo nicyo kintu cya kabiri. Umugeni ahora anayitwararika isuku, ahora yitwara isuku y'umutima, isuku mu byo avuga, isuku mu byo akora, isuku muri gahunda zose. Abo ni abantu bari mu itorero rya Kristo, nibo ndakubwira. Icya gatatu, agirana amakuru n'umukwe buri munsi. No mu buzima busanzwe murabizi, iyo abantu benda gukora ubukwe baganira hafi ya buri munsi. Yewe no ku munsi bashobora no kuvugana n'inshuro zirenga 3. Mu gitondo wariye, saa sita wariye, nijoro umeze neza, waharyamye. haba harimo rukuruzi y'urukundo ituma agomba kubaza mugenzi we buri mwanya ngo ese umeze neza. Haba harimo ikintu bita connection ikomeye irimo, haba harimo ikintu cyitwa ubusabane burimo, kwegerana cyane. N'abantu bari mu itorero rya Kristo, ikintu cya gatatu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Niko bigombye no kumera itorero rya Kristo, kuko umugeni ahora yifuza kuvugana nawe, ahora akunda kuvugana nawe, asoma ijambo ry'Imana. Abantu kwa Yesu, abantu bari mu itorero rya Yesu barangwa no guhora bateza amatwi umukwe, kandi umukwe nawe iteka ryose nawe afite urukundo, ashaka kubaganiza, ashaka kuvugana nabo. Imana nibane nawe kandi Imana nikugirire neza. Ibi bintu nubyumve kandi Imana igushyigikire. Uganira na Yesu gute? Usabana na Yesu gute? Kuko ubona ko abantu benshi baganira n'ibintu byinshi. Abantu baba ku matelefone, abantu baganira n'amateleviziyo, abantu bafite ibintu byabahugije byabatwaye. Ariko abantu bari mu itorero rya Kristo barangwa iteka ryose no guhora iteka ryose barimo kumva amakuru yo mu ijuru. Iteka ryose umugeni mwiza wa Yesu, umugeni mwiza wa Yesu, reka mbabwire, umugeni mwiza wa Yesu asoma Bibiliya buri munsi kugira ngo amenye amakuru yo mu ijuru, amenye amakuru uko ameze. Imana nigufashe, Imana nikugirire neza. Umugeni wa Yesu ahora yiyeza iteka ryose yiteguye ubukwe. Igihe cyose cyambere ahora atekereza ku itariki y'ubukwe. Abantu bari muri iri torero bagereranywa n'umugeni. Ntabwo umugeni yibagirwa ko umukwe azaza kumufata. Banyetorero mwe kurangara. Umuntu uri mu itorero rya Kristo ahora atekereza ko impanda izavuga isaha n'isaha. Ntukabyibagirwe, ntukabyirengagize. Nzanywe no kubikwibutsa ngo ntukabyibagirwe. Ikindi, hora wiyeza. Gatatu, fata umwanya uve mu bindi bikurangaza, uganire n'umwami Yesu. Abo nibo banyetorero. Imana nibafashe kandi Imana nibagirire neza, kandi amaboko y'Imana nabane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana nagushimiye mu izina rya Yesu, utugirire neza. Uduhe gutekereza ku itariki yo kugaruka kwa. Ntituyizi ariko duhora dutekereza kuzagaruka. Ikindi, uduhe guhora twiyeza. Icya gatatu, mwami Imana yacu, reka dukunde kuganira nawe mu ijambo no mu masengesho. Bene data na bashiki banjye,
bose bakurikiye ubutumwa bwiza ubafashe, wari urangaye umukebure, uwari ugiye kure nagaruke. Urakoze kubikoze, urakoze kubyumvise, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.